Haleluya bene data. Nongeye kubasuza abakunzi banjye, abakunzi ba Naweza Daima. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana, Uwiteka Imana bishimire. Haleluya. Nizeye ko mumeze neza, nizeye ko Imana ibarinze. Kandi ko mwagize ibihe byiza ejo ku cyumweru. Uyu munsi rero ni kuwa mbere, undi munsi umwami Imana yaturemeye ngo tunezererwemo kandi twumve n'ijambo ry'Imana. Buri munsi tujye twumva ijambo ry'Imana kugira ngo ritwubake ko n'umutima w'ubugingo. Haleluya. Uyu mwanya rero reka tutangire dusenga kugira ngo twumve ijambo ry'Imana twasenze. Turagushimiye Nyiringabo Imana ikomeye, Imana nziza, Imana ifite ububasha n'ubushobozi mu kuboko kwayo. Imana yaturinze icyumweru cyose gitambutse ikabana natwe. Uyu munsi mwami Imana nawo turaguhaye, iki cyumweru dutangiye nacyo turakikweguriye. Bana natwe Nyiringabo Imana ikomeye, uturindire muri iki cyumweru kiduheremo umugisha, tubone neza yawe n'urukundo rwawe muri byose. Abakunzi ba Naweza bagirirwe neza mu buryo bwose mwami Imana. Ubahe guhaha no kuronka, ubahe ubuzima bwiza buzira umuze. Mwami ubongera inzara n'inyota byo kugushaka no kugukorera, kugira ngo Uwiteka Imana ubwami bwawe bukomeze kwamamara. Urakoze Yesu. Tugiye rero kuganira ku ijambo ryawe. Mwuka wera w'Imana ngwino utuyobore, utuganirize, udusobanurire ijambo, imitima yacu igubwe neza. Turagusonzeye mwami. Reka abakunzi ba Naweza buri umwe wese abone icyo yifuza binyuze muri rino jambo, kuko uri byose mwami Imana, kubakwizera n'abakwiringira. Urakoze rero data, kugira neza kwawe kugumane natwe twese mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Haleluya. Ushoboye gufata Bibiliya yawe byaba ari akarusho, ariko nanone uri mu kazi udafite umwanya wo gusoma Bibiliya, ariko ushobora kumva video ugashyiramo ekuteri ukumva ijambo ry'Imana ukomeza n'akazi, byose nabyo byaba ari byiza. Mwami Imana abaho umugisha. Icyo nifuza gusa nuko tutajya tubura umwanya wo gukurikira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ririmo byose dukeneye. Uwiteka rero abishimire. Yesu abagirire neza, abitwararike mu byifuzo byanyu byose. Munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ntacyo tuzaba. Haleluya. Ntacyo tuzaba. Abizera Imana, abiringira Imana, abagendana n'Imana, abayiyeguriye, ntacyo tuzaba. Haleluya. Ntacyo tuzaba kuko Imana twizeye ni Imana ishobora byose. Ntacyo tuzaba kuko Imana twizeye ari Imana idukunda, itwitaho. Ntacyo tuzaba rero. Yesu ashimwe cyane. Wowe watekerezaga ubuzima bwawe ukumva birakuvanze, wareba ukumva ntuzi uko bimeze, ndagira ngo nkubwire ngo ntacyo uzaba. Burya Imana yawe irashoboye. Ntacyo tuzaba kuko Imana yacu ni rubasha. Imana yacu ni intwari. Imana yacu igira neza. Ntacyo tuzaba. Abiringiye Uwiteka, abizera Imana, abayiyeguriye, abayihanze amaso, abayishakashaka, ntacyo tuzaba kuko Imana yacu ni nyembaraga. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Yesaya, ibice 54 guhera ku murongo waho wa 15. Udashoboye gusoma Bibiliya uyu mwanya wakwandika ukaza kubisoma ibyo byanditswe utashye iyo mirongo. Ahari bazaterana ariko sijye uzaba ubateranije, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Dore nijye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi, niko Uwiteka avuga. Haleluya. Ngira ngo wumvise rino jambo ry'Imana ngo ahari bazaterana ariko sijye uzaba ubateranije. Birashoboka ko hari abateraniye kukurwanya, birashoboka ko hari intambara ufite hirya no hino, birashoboka ko hari abaguciriye igico bashaka kukugirira nabi, wenda mu kazi cyangwa ahandi. Ariko ijambo ry'Imana niba uryumvise neza, Yesu ashimwe cyane. Niba wumvise uyu murongo wa 15 ngo ahari bazaterana ariko sijye uzaba ubateranije, ngo uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Ahari bazaterana, nibyo bashobora guterana, nibyo bashobora kukugambanira, nibyo bashobora kukubeshyera,
nibyo bashobora gukora amanyanga bagapfundikanya bakariganya bagakora ibibi kugira ngo ugubwe nabi, kugira ngo uhure n'ibibazo. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ahari bazaterana, ngo ariko sijya uzaba ubateranije. Haleluya. Bazaterana yego, bazajya inama, bazakora imigambi mibisha, ariko ntabwo ari Uwiteka uzaba ubateranije. Ntabwo azaba ari kumwe nabo, ntabwo azaba abashyigikiye, kandi nguza gukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Haleluya. Ubwo murumva buryo ki turaba agaciro mu maso y'Imana. Natangiye nkubwira ngo ntacyo tuzaba. Bazacura imigambi, bazapfundikanya amapfundo, bazakora ingamba zose bumva, yewe n'amahanga azahurura kugira ngo akurwanye, n'ibiteye ubwoba bizaza, ariko nkubwire ntabwo ari Uwiteka uzaba ubateranije, ntacyo uzaba. Yesu ashimwe cyane. Kandi abo bazagukoraniraho bakugambaniye, bakwifuriza ibibi, ntabwo bizagusohoraho, ahubwo ngo bazagwa ari wowe bazize. Uzi ko hari abantu bajya bikururira ibyago, hari abantu bajya bikururira amakuru, hari abateranira kuturwanya, hari abateranira kutugirira nabi, bishakiye impamvu, ntacyo batuzize. Burya baba bishakira amakara, baba bikururira amakara y'Umwami Imana, umuriro ku mitwe yabo. Yesu ashimwe cyane. Baba barwanya ubwoko bw'Imana butariho urubanza, ngo ni nko gukora mu mboni y'ijisho ry'Uwiteka. Baba bikururira amakara y'umuriro ku mitwe yabo. Yesu ashimwe cyane. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Mwene data, nagira ngo nkwibutse kuri w'agaciro mu maso y'Imana. Ujye ugenda ubizi, ujye ubaho uzi kuri w'agaciro, ujye ubaho uzi ko Imana igukunda kandi kwitayeho. Abo bose bazateranira kukurwanya, abo bose bazacura imigambi mibisha, ngo bazagwa ari wowe bazize. Yesu ashimwe cyane. Wari ubizi kuri w'agaciro imbere y'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikomeje ritubwira hano ku murongo wa 6 ngo Imana niyo yaremye bari abantu bacura intwaro. Ngo dore ninjye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we. Ngo kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Imana niyo yabaremye bari abacura intwaro, ibaha n'ubuhanga n'ubumenyi, ariko ngo nta ntwaro bacuye kukurwanya izagira ikigutwara. Ngo umurimbuzi Uwiteka yamuremeye kurimbura, ariko ngo nta ntwaro bacuye kukurwanya. Kandi utariho urubanza, ugendana n'Imana, ushaka Imana, ukorera Imana, wubaha Imana, ugerageza gushakashaka ibyo Umwami ashima, nta ntwaro bacuye kukurwanya ngo izagira ikigutwara. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 17 ukomeje utubwira ngo ariko nta ntwaro bacuye kurwanya izagira ikigutwara. Nubwo yego umurimbuzi yaremwe n'Uwiteka, nubwo ubuhanga yabuhawe n'Imana, ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Reka nkubwire mwene data, ntukabeho utewe ubwoba, ntukabeho uhahamutse ufite ubwoba, hari ibiguciye intege, uvuga ngo noneho iki kigeragezo sinzagikira, noneho ababanzi sinzabakira, noneho numvise ko na runaka yishyize hamwe n'ababandi bandwanya. Oya, nta ntwaro bacuye kukurwanya izagira ikigutwara. Nubwo umurimbuzi Uwiteka yamuremeye kurimbura, ariko hari indi misiyo yamuhaye, hari ibyo agomba kurimbura, hari ibyo agomba kurwanya. Ariko reka nkubwire, wowe urashinganye. Ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo kikuriho. Umurimbuzi nagera ku rugo rwawe, nagera iwawe, nagera ku bana bawe, nagera mu kazi, nagera aho uri, azasanga handitseho ngo stop, aha ntabwo uhemerewe, aha ntiwemerewe, aha harashinganye. Haleluya. Rero nubwo umurimbuzi yaremewe kurimbura, ariko hari ibyo agombye kurimbura. Wowe uri ubwoko bushinganye, uri ubwoko butuye ahabwo, uri umwana w'Isumba byose, uri ishyanga ryatoranijwe n'Uwiteka. Haleluya. Umurimbuzi yaremewe kurimbura, ariko wowe ntabwo yemerewe kukurimbura, kubera yuko ikimenyetso kiri mu ruhanga rwawe ntabwo yagihangara. Never, ntashobora kugihangara. Yesu ashimwe cyane. Yego yaremewe kurimbura, ariko ntabwo yemerewe, ntabwo akwemerewe kukurimbura wowe. Rero nshuti yanjye, ndakubwira ngo
shira ubwoba, komerera mu mbaraga z'Imana, umenye ko Imana iri muri wowe imbere ikomeye, ntukagendana ubwoba, jya ugenda ushize amanga kubera yuko Imana yawe ikubereye maso. Haleluya! Ntacyo tuzaba, Imana itubereye maso, Imana iturangaza imbere, ikatugota impande n'impande, ikatujya inyuma. Turagoswe n'ubuntu bw'Imana. Haleluya! Turagoswe, turi mu gicucu cy'ishobora byose. Ntacyo tuzaba bene data, turakomeye, turi bikomangoma. Oh haleluya, turi bikomangoma. Imana yacu ni inyembaraga. Ntacyo uzaba mwene data, ujye ubaho utekanye. Ibiguteye ubwoba ujye ubwira Imana uti Imana tera ubwoba ibinteye ubwoba, hagurukira ibimpagurukira, tatanya abo bateraniye kundwanya. Imana yacu ni intwari, ntabwo iginanirwa. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Ngo ariko nta ntwaro baciye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya mwene data uzarutsinda. Nguwo niwo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Haleluya! Umurage w'abagaragu b'Uwiteka ni ubutsinzi. Ntabwo twaremewe gutsindwa, turabatsinzi no kurushaho. Yesu ashimwe cyane. Impamvu dutsinda ni iyihe? Ni uko idutsindishiriza iri mu ruhande rwacu, ni uko iturwanirira ibereye maso ubugingo bwacu. Ni Imana idasinzira, ni Imana idahunikira. Reka baterane, we ntiwirwanirire, ntiwiburanire, ntugende wisobanura. Ijisho ry'Uwiteka rirabireba, ntabwo Imana ihishwa. Abo bateranye menya neza ko atari Uwiteka ubateranije. Ubwo atari ubateranije rero araje abatatanye. Yesu ashimwe cyane. Ubwo atari ubateranije araje abatatanye, baraje bakwirwa imishwaro kubera ko bateranye batari ku mugambi w'Imana. Imana ntabwo iri kumwe nabo, niyo mpamvu rero bazananirwa mu migambi yabo yose. Kandi izo ntwaro zose bacura zishake zibe za kirimbuzi, zishake zibe intwaro zitwa ngo iki, Yesu izi n'amoko y'intwaro. Yewe zaba iza gakondo, zaba iza kizungu, zaba iziturutse he, Mana yanjye, byaba ibigendera ku rutaro biguruka. Yaba ari tekinike yihe ntabwo mbizi, ariko icyo nzi nuko nzi ko Imana ishobora byose, nuko nzi ko Imana ikubereye maso ari inyembaraga. Naje kukubwira mwene data wo kurikira ijambo ngo ntacyo tuzaba, turarinzwe, turabana b'umwami. Umuremyi w'impera z'isi n'ijuru niwe utubereye maso, utwitayeho, ntasinzira, ntahunikira. Ntacyo rero tuzaba. Arakurinda uryamye nijoro, akakurinda mu muhanda, akakurinda ku kazi, akakurinda uri kumwe n'abatakwishimiye bakureba igitsuri, akakurinda gusa kuko yiyangaje kukurinda, yarabyiyemeje. Ntacyo rero tuzaba. Uwiteka ntabwo ananirwa, komerera mu mbaraga ze. Icyo wogombye gukora ni ukugendana nawe neza. Icyo ugombye gukora ni ugusuzuma umubano wawe n'Imana, ukajya ugira igihe cyo kwisubiraho. Ese mbanye nte n'Imana? Iranshima iki? Nihe nakongera imbaraga? Nihe nahindura? Ni gute nakora ibishimwa n'Imana? Wowe cungana n'umubano wawe n'Imana gusa, wumve ko ubirimo neza, naho ubundi Uwiteka azakubera amaso. Kandi no kubibamo neza ntabwo ari imbaraga zawe. Twabishobora se bene da? Ntabyo twashobora, ariko dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Pawulo yabivuze neza, haravuga ngo ibyo nshaka gukora si byo nkora, ngo ibyo kamere irarikira si byo umwuka ashaka, si byo umwuka ararikira, si byo umwuka yifuza. Ariko ubwo dukora ibyo tutashaka gukora, ubwo tunanirwa tugacika intege, tukisanga twakoze ibyo tutifuza, umwami Imana arahari kudushoboza. Wege imbere ye umubwira uti Mwami, ndifuza kugendana nawe, ndifuza kugukorera, ndifuza kuguhesha icyubahiro. Nateye intambwe imwe Mwami yo kukwakira nk'umwami n'umucunguzi wanjye, hasigaye mfata ukuboko gendane nanjye. Ushize twaganiye ku ijambo rivuga ngo Uwiteka azaringaniza ibitaringaniye mu buzima bwawe. Gendana n'Uwiteka, akujya imbere, akubanziriza imbere, umukurikire. Nugera ahaterera umubwira uti mfata ukuboko, nugera ahanyerera umubwira uti nkomeza Mwami, nkomeza sinyerere. Arabishoboye. Icyo nicyo ukwiye gucunganwa nacyo. Yesu ashimwe cyane. Icyo nicyo ukwiriye kwitaho. Naho ubundi inshuti yanjye, iby'intambara ziguhagurukiye, iby'abakugose, iby'abanzi, iby'abagambanyi, iby'abarozi, iby'abakonikoni,
abadayimoni, imyuka mibi, imbaraga z'umwijima. Umva, bishaka bijye biza nijoro bihinda nk'inkuba, nibishaka bijye biza mu gitondo, nibishaka bimere gute. Reka nkubwize ukuri, ntabwo ari Uwiteka ubateranije abo bose, ntacyo uzaba. Humura, komerera mu mbaraga ze. Yesu ashimwe cyane. Iyi Mana itubera amaso, umwungeri wacu, tujyana iruhande rw'amazi adasuma, utwitaho, udutegurira ameza imbere y'abanzi bacu, ntabwo azakureka, ntashobora kandi ntajya yivuguruza. Icyo usabwe rero mwene data, komerera mu buntu bwe, gendana nawe, gambirira kumuhesha icyubahiro, gambirira gukora ibyo umwami wawe ashima. Shaka nkunda iryo jambo, riramfasha, ndarikunda cyane, ngo mushakashake ibyo umwami ashima. We gambirira gushakashaka ibyo umwami wawe ashima, ugambirire kumuhesha icyubahiro ku gato no ku kanini. Uzakura he imbaraga? Uzashobozwa nawe, niwe soko y'imbaraga zacu. Yesu ashimwe cyane. Azakurwanirira, azakurengera, azagutabara, azatatanya abateranye, azatesha agaciro intwaro zacuriwe kukurwanya, azawurizamo imigambi y'inshakura n'indyajya ku buzima bwawe. Nawe uzatangara uvuga uti kiriya gitero nari nzi ko ntazakirokoka. Uzakirokoka, n'ikindi kizaza uzakirokoka, nibishaka bizaza ari 10, ariko umwami wawe ni intwari ku rugamba. Aravuga bikaba, yategeka bigakomera. Haleluya. Abigishwa bari mu nyanja, bari kumwe n'umwami Yesu, ngo barateraganwa hirya no hino. Ijambo riri muri Mariko, abazi gusoma Bibiliya barabikurikirana, ariko n'ahandi hose waribona no muri Luka. Ngo barateraganwa hirya no hino, muyaga wa mwinshi, muraburaza, inyanja irihinduriza, babona bagiye gupfa. Barabanza ngo barigeragereza, ngo umwami Yesu yarasinzirira, ngo herekeye bwerekeza. Umwami Yesu sarasinzira, yagira ngo arebe kwizera kwabo. Hari ibyo arekura ngo bize mu buzima bwacu kugira ngo arebe kwizera kwacu, arebe ko tuzi imbaraga ze, arebe ko tuzi imbaraga z'iyo twizeye. Haleluya. Ngo barabanza barirwanira, barigerageza, kwa kundi wirwanirira nyine, kwa kundi ugira gucyo ugapfundikanya, ukaguzaguza, ugashakisha. Abana bagiye kuburara ukajya kumuturanya akaguha udushimbo ukabaha, nyine kwa kundi tujye tugerageza tukirwanirira, kandi nyine biba bidukomereye, kandi n'imbaraga zacu zigarukira nk'abana b'abantu. Yesu ashimwe cyane. Ngo barabanza barigerageza, babonye bikabije bikomeye, ngo baramukomanga, bamubwira ati ariko mwigisha, ntabwo ubyiteho ko tugiye gupfa, urasinziriye. Gute wasinzira mu muraba nk'uyu ubona twe tugiye gupfa? Ngo arakanguka, ategeka inyanja, ategeka umuyaga, murabura tuza mu nyanja, umuraba utuze mu rugo rwawe. Umuyaga, uwo muyaga uhuhera, uwo muyaga uhuha ibyawe, ndategetse ngo utuze. Haleluya. Ibyo biguhagurukiye n'ibituze. Babonaga rwose bagiye kurohama. Birashoboka ko nawe ubona ugiye kurohama, ariko ndakubwiye ngo imbaraga z'Imana zirahagije. Haleluya. Ndakubwiye ngo Imana yawe ni nyembaraga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari irindi jambo numvaga muri iyi minsi nshaka kwigisha, ariko ntabwo numva umwuka wera yanyemereye. Birashoboka ko iri jambo hari ryaje gufasha. Birashoboka rwose ko hari uwabonaga agiye kurohama mu nyanja. Birashoboka ko hari uwabonaga umuyaga umurembeje, wabonaga intambara zibaye nyinshi, abateranye babaye benshi, ariko ndakubwiye ngo Imana yawe izakurengera, izakurwanirira, ntacyo uzabahumura, komera. Arangije ngo ategeka inyanja iratuza, umuyaga uratuza, murabukurwaho. Ngo barangije baratangara, ngo mbega uyu ni muntu ki? Tegeka inyanja ikamwumvira. Ni muntu ki utegeka umuraba nk'uyu warutirembeje ugatuza? Uwo muntu nyine ni umunyembaraga, ni umwami w'abami, ni Imana rurema rubasha, ni umwungeri w'ubugingo bwawe. Azabitegeka byose, bizatatana ubireba, bizayonga bishonga ubireba. Ukebuka urebe uvuga uti ni Imana koko, ni Imana idahinduka kandi ishobora byose. Mwami Imana riraguha umugisha, ufashwe n'iryo jambo, umwuka wera risobanure mu bugingo bwawe. Uze gufata Bibiliya usubiremo, usomere ijambo, uryuze, uritekerezeho, ukomerere imbaraga z'Imana. Ibyo byari biguteye ubwoba, ubwira uti namaze kumenya neza ko ntacyo nzaba, namaze kumenya neza ko umwami wanjye ari mu ruhande rwanjye, kandi Imana yanjye ari intwari ku rugamba. Ni Imana itabara igatabarukana intsinzi. Umwami Imana abaho umugisha mwese abakunzi ba Anaweza bari mu Rwanda, bari hanze yarwo. Ndabizi ko ndumvugana n'abantu bari mu mahanga yose. Imana yacu ibera hose icyarimwe. Kristo abarebe neza bishimire.
ndagushimye mwami Imana, Imana ikomeye, Imana igira neza. Vuze ijambo ryawe ko warishyize ku mutima wanjye mwami Imana. Tabara abana bawe abari batewe bafite ibitero, bafite intambara, ibibagose bibababaje, bibateye ubwoba, yenda se n'inyanja zahoreraga, yenda se n'abanzi bishyiriye hamwe kubarwanya. Mwami Imana, tanga ingabo nyinshi zipfe ku bwabo, babere maso Kristo, humuriza imitima yabo mu izina Yesu Kristo. Batabare ubateturure, bagoswe n'igicucu cy'abahamya. Mwami Imana, igwatirize, ubarengere, bimenyekane ko mu mahanga yose ukubaha agakora ibyo gukiranuka, umwemera kandi ukamurengera, ukamugirira neza. Baha umugisha, imirimo y'amaboko yabo ihabwa umugisha, urubyaro rwabo ruhabwa umugisha, abana babo barindwe mu mashuri, mu byo bakora. Ayi Uwiteka Imana, bambira amahema kubatabara, ubaremere ubuhamya bushya ko kuri Imana ishobora byose. Urakoze kumva gusenga iyo tugusenze, urakoze mwami Imana kuri uyu mutsima w'ubugingo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom shalom bene data.